kino gisambo cyashatse kwiba ino modoka. Gusa hari umupolisi uri mu kazi nk'ibisanzwe. Uyu mupolisi arangije arabibona, aravuga ati uko byagenda kose hagarara, barakwereka igisambo kiri kwiba. Umupolisi yakibonye kuvuga ati ndagufata urabeshya, stop. Yaragihagaritse ati ndavuze ngo hagarara aho ngaho ntunyeganyege. Uyu nguyu aravuga ati mbabarira pe, mbabarira kuri ino nshuro, nari naje kwiba kugira ngo ndebe ko nabona imibereho, kuri ino nshuro ndakwinginze mbabarira mana yanjye. Ni igisambo dutangiranye nacyo, ndetse barakibwira ati ndavuze ngo amaboko yawe witonze hejuru, ukurikirana akantu ku kandi. Tukwibutsa no gukanda subscribe ku batarabikora, kandi like aho ngaho, byibuza dutangire ibintu bimeze neza. Ndetse uyu mupolisi aravuga ati ndavuze ngo hindukira gato gato witonze neza, amaboko hejuru, kurikirana akantu ku kandi. Uyu nguyu yarahindukiye ndetse witegereje neza iyi modoka, harimo amadolari 100, amafaranga menshi yagira ngo yibe. Ni imodoka y'umukire yari iparitse aha, kino gisambo cyagira ngo kibe. Mbega igisambo kiravuga ati ariko nagira ngo nshaka imibereho, hati umwana wanjye ararwaye ameze nabi, nagira ngo ndebe ko byibuza nabona udufaranga nkajya kumuvuza. Uyu mupolisi arangije afata kino gisambo, tayari amaze gufata igisambo kiravuga ati wambabariye kuri ino nshuro, wambabariye byibuza nibanjyane muri gereza, kubera yuko sinzi ko nazavamo pe, mfite umwana mutoya, ndakwinginze mbabarira. Gusa uyu mupolisi ageze aha ngaha yitegereje imbere gatoya, ukurikirana akantu ku kandi, abona umugabo we ari kumwe n'undi mugore basohokanye bari gusomana, ibyabo bimeze neza. Mbega umupolisi arabyitegereza, gusa igisambo gishaka kwiruka, ariko kigeze aha kiravuga ati nabundi ko byagenda kose uyu nguyu araza kundeka pe, buri yuko ndi kubona amarangamutima afite, byibuza ashobora kundeka mana yanjye. Gusa uyu nguyu yarangije aravuga ati uyu mugabo, iki gisambo kiravuga ati ariko ko mbona uri kwitegereza hari abantu waba ubazi. Uyu mupolisi aravuga ati uriya ni umugabo wanjye, umugabo wanjye ntabwo natekerezaga ko yanca inyuma, tumaze icyumweru dukoze ubukwe. Mbega gushaka umugabo ndetse hano uri umupolisi biba ari ibindi mw'abantu mwe. Uyu nguyu yaravuze ati ihangane. Uyu mupolisi uri aha ngaha agahinda karamwishe, abura icyo yakora, aravuga ati reka nze nkwereke, ubu se koko nkora iki mana yanjye, umugabo wanjye anca inyuma buri gihe iyo nagiye mu kazi mise mbibona. Kino gisambo kiravuga ati wabibonye nawe se, ubu ngubu watekerezaga rero ko umugabo wawe ari mu rugo? Abagabo niko tumeze, bamwe na bamwe duca abagore bacu inyuma, hatari ko si bose. Uyu nguyu yaravuga ati ceceka hose, ubu nagufashe wowe igisambo, nimba ushaka nagenda ngufunge kubera yuko wari ugiye kwiba. Mana yanjye, nimba witegereza neza kino gisambo, imodoka cyari kigiye kwiba ni imodoka y'umugabo w'uyu mupolisi. Uyu mupolisi ubu ngubu tayari hano ashaka yareka kino gisambo kikigendera. Barakwereka aha ngaha uriya mugabo, ndetse uyu ni umugabo w'uriya mupolisi afashe uyu mugore. Ni ukuvuga ngo iyi ni incorekeye bahorana umunsi ku munsi. Mbega bagize gutya banicara bameze neza, ndetse aba ni babagabo bambaraga, bakunda abagore bose baca abagore babo inyuma. Arangije aravuga ati kuri ino nshuro byibuza ibyacu njye nawe biraza kugenda neza, shanda gukunda, uri mwiza, buri munsi iyo nkubonye mba numva nuje meze neza. Ati uruta umugore wanjye kure pe, niyo mpamvu umugore wanjye namukunda mu buzima. Gusa icyo batazi ni uko umugore ari kubareba, polisi arimo kubareba, abangaba bari mu byabo
barimo barishimye bameze neza, ndetse uyu mugabo hano ari kuba yatereta uyu mukobwa ngo bajye kuryamana. Ukurikirana akantu ku kandi, iyi nkuru nize kugucika uyirebe uyirangize, ndetse n'uyikunda ukandira like aho ngaho bijyana na subscribe, turabinginze nyamuneka. Gusa aba barishimye bameze neza. Ndebera umugabo wangaha ari guca umugore w'inyuma, umugore we ni umupolisi. Arangije aravuga ati urabona ko ibyacu byose byagenze neza uyu munsi, ubu igisigaye ni ukuba twakigendera mu rugo tukajya kwiryamanira, n'ubundi nta heza y'isi turakundana. mbega umugabo w'inyamaswa uyu mukobwa, ndetse hano akajya amufata neza. uyu mugabo amugaterega ndagukunda, ubuse kuko nzabikubwire kugira ryari? umugore wanjye ni umupolisi yirirwa mu kazi, urumva sinamubonera umwanya pe. niwe ngomba guha umwanya kubera yuko niwe nkunda, gusa abandi bose ndababeshya. niwe wanjye rega. mbega uyu mukobwa yaravuze ati ibyo byose reka tubireke tujye kwiryamanira, twimerere neza, dufiringe ubuzima, byose bigende neza. mbega barakwereka, bakomeje kuba bagenda, ndetse uyu mugabo aravuga ati ubu tugiye kugenda dushaka ahantu tuba twibereye njye nawe, tunywa akantu, turya neza, ibintu bimeze neza, sibyo mukundwa wanjye? barakwereka, bakomeje kuba bagenda. gusa uyu mupolisi na cya gisambo, uyu mupolisi ari kubona umugabo we ibintu arimo arakora bikamubabaza. arangije aravuga ati mana yanjye ma kwihangana, kubera yuko ubu nahita ndasa umuntu. mbega abapolisi baba baratojwe bya danje. wibuke neza ko hano afite imbunda, abishatse yahita arasa umuntu vuba, ariko aba afite umutima ukomeye cyane ku buryo atakora amakosa nk'ayo. kino gisambo kiramubwira ati ku mupangu ngiye kuba nagufasha, byibuza nyine ndekura mbanze ngere imuhira ndebe umwana wanjye, byibuza nze ngufashe muri ibi bintu, umugabo wawe tumufate, byibuza muzatandukane neza, amenye ko byose wabimenye. uyu nguyu aravuga ati oke, nta kibazo ndagufasha mana yanjye. ese ari we wakora iki? ari weho bino bintu bibayeho uri umupolisi cyangwa utari n'umupolisi, ni iki wakora? ni iki wakora ngo bigende neza, umutima wawe ukomeze ukomere? ese wagenda ugahita urwana? ese wakora iki? witwandikire muri komenti. uyu nguyu aravuga ati njye rwose mfite ubushobozi bwo kuba nagufasha kandi byose bikagenda neza, sibyo? we nyemerera umfungure aya mapingu wanshyizeho, nyigerere mu rugo ndebe umwana, dore mfite umwana muto, mama we nawe uhari. ni ukuvuga ngo mba naje kwiba kugira ngo ndebe ko nabona imibereho y'umwana wanjye, umwana wanjye ararwaye. uyu nguyu aravuga ati oke, ibyo ngibyo ndi kubyumva, reka ndebe ko byibuze hari icyo nagufasha, kubera yuko nanjye ubu ngubu ubu tuvugana sindi gutekereza neza, nanjye ubwanjye simeze neza. mana ni umupolisi hano yayaguye mu kantu, kwihangana byanze. haravuga ati ubu nkora iki koko? mbere yuko nkufungura banza ungire inama y'icyo nakora, kubera yuko ubu ndi kumva narasa umuntu, ndumva nameze neza. ibaze kujya mu kazi nkasiga umugabo wanjye tumaze icyumweru dukoze ubukwe, nzi ngo ni umugabo mwiza utanca inyuma. uyu nguyu yaravuze ati kankugire inama yoroshye cyane, icyo ugomba guhita ukora ni kimwe, ni uko utagaragaza amarangamutima. nuza kugera mu rugo, nugera iwawe mu rugo ntugaragaza amarangamutima ngo wereke umugabo wawe ko ibi byose akora wabimenye, wigire nkaho utabizi. mbega amugira inama, ndetse ahangaha uyu mupolisi arabyumva biramuyobera buri icyo yakora. arangije aravuga ati se ubwo ibyo ni ibintu byiza byo kuba nagira mu rugo nkatuza nkigira nkaho nta kintu nabonye? ese ibyo byaba ari ibintu byiza koko naba nkoze? mbega ntekereza ko ibyo ataba ari ibintu byiza. uyu mupolisi, iki gisambo kiravuga ati
niwitwara neza umugabo wawe ukamubeshya beshya ntabwo azamenya ibyo ari byo. Uzamubeshye ntazigera amenya ko wamenye ibyo akora, tuzamuvumbura nyuma. Barakwereka hano sasa rero umugabo w'uriya mupolisi yazanye na ya nshoreke mu buriri, bameze neza hano bari mu byabo. ujye undebera abagabo bamwe bakora ibintu bitari byiza. uyu nguyu aravuga ati sheni, kuri ino nshuro byibuze njye nawe turi hano turi babiri tumeze neza, nta wundi muntu uri hano kandi urabizi ko nkukunda. uyu mugore aravuga ati ye ndabyemera pe, kandi ndanabizi ko nkunda, kandi nyine kuba unkunda nanjye ndagukunda. ndashaka ko byibuza uriya mugore yawe w'umupolisi uzamwirukana nkaza tukibanira pe, kubera yuko njye nawe turaberanye. ese ntabwo ubibona? mbega uyu mugore akomeza kuba yabwira uyu mugabo ko amukunda kugira ngo yirukane ngo uriya mugore w'umupolisi bamaze icyumweru basezeranye. uyu mugabo aravuga ati aha, ibyo ndabyumva, ariko nawe urabibona si ibintu byo guhita nkora aka kanya, urabizi ntabwo byahita binyorohera, si ibintu byoroshye byo kuba nabwira umugore wanjye ngo ndakwirukanye nta kintu dupfuye. ahubwo dushobora kuba twapanga umupangu umwe gusa, nkaba namuta nko mu gaco, akaba wazana nk'umugabo bakaba baganira, akamuta mu gaco, nkamufata tukaba twamwirukana, nkamwirukana akamvira iwanjye, noneho njye nawe tukabana mukundwa. mbega ndebera ahangaha umugabo ibyo uyu nshoreke iri kumushuka ntabwo ari ibintu byiza nyamuneka. ino nshoreke iravuga ati ariko byose bigenze nk'uko tubipanze, urabizi njye nawe twakibanira tukamera neza, umugore wawe atabizi mukuru. nubwo mwasezeranye, ndamutse nzanye nk'umugabo bakaryamana tukabafata ari ibintu twapanze byakunda. uyu mugabo aravuga ati aha, niwumva ibyo rwose nibyo bintu nanjye nifuza, ndabizi neza ko ibyo twabikora turi kumwe njye nawe. uyu mugore hano ari gushuka uyu mugabo ngo yirukane umugore we mukuru. ngaho ujye undebera umutima mubi wa bamwe mu badamu bagirira ishyari bagenzi babo ntibishimire ko bubatse. ndetse aravuga ati kandi ndabizi mfite umugabo uzabidufashamo byose bikagenda neza kandi tugakomeza tukibanira. mbega uyu mugabo hano dise ngo amaso burya ngo arahuma, umuntu ntamenye ibiri kujya mbere. barakwereka polisi ya irimo kugenda, barimo baragenda berekeza imuhira. hano mpanza cya gisambo baba bagifunguye, ndetse wa mupolisi byarangiye ageze ahangaha, kino gisambo kiravuga ati twahageze, ubu ngeze imuhira, byibuze wakoze cyane, ndagushimiye kuba wamfunguye, kuba wanyizeye ukamfungura, byisi ni ibintu byiza binshimishije. uyu mupolisi ati nagombaga kubikora kubera yuko ni amahitamo nari mfite, kandi ibyo ngibyo ubyumve, sibyo? kuba nakurekuye ntago ariko ari urubanza rwiza nahise nca, nabikoze ku bw'amarangamutima yanjye, sibyo? kandi umbabarire. uyu ngo aravuga ati oke, nimba wabikoze ku bw'amarangamutima yawe wakoze neza, biba byiza iyo ukoze ikintu gikuye ku mutima. uyu mugabo aravuga ati nanjye byibuze mfite umwana muto w'uruhinja utari mukuru cyane, najya kumureba. uyu mugabo, uyu mupolisi mbibutse ko yari amaze icyumweru akoze ubukwe, nibwo yafashe umugabo we ari kumuca inyuma. arangije uyu mupolisi aravuga ati nyine ndashaka ko uzakomeza ukamfasha, kandi byihuse nkaba nafata umugabo wanjye, byibuze nkabona gihamya igaragaza yuko anca inyuma, nawe nkabimwereka nkamufatira mu ruhame, byibuze nkaba natandukana nawe, kubera yuko ubu ndi kumva mfite intimba ku mutima, sinzi ngo nakora iki, ndi kumva nanjye nazi ukuntu meze. biga hari icyo wamfasha kuri ino nshuro?
uyu mugabo abitekerezaho. Umugore ati rwose niba wumva hari icyo wamfasha ubitekerezeho neza ndebe ko nafata umugabo wanjye nkamufatira mu ruhame. Uyu mugabo ati ndagufasha, kuba nanjye wamfashe ntumfunge, nanjye ndakoresha uko nshoboye kose nkufashe kandi ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Umupolisi hano agahinda kari kamwishe, atameze neza, hano ntabwo yari ameze neza. Arangije abaza iki gisambo ati urabyumva ute kuba wamfasha vuba kandi bikava mu nzira? Kino gisambo ati mfite amayeri menshi ngomba kuba nakoresha, byibuza tugafata sheri wawe tukamufatira mu gaco mugatandukana, kubera yuko arakubeshya, biriya byose aba akora ntago agukunda pe, kubera yuko umugabo ugukunda ubundi buriya si yanaguciye inyuma, nubwo abagabo bagira irari mbega. Ndetse uyu mugabo ahangaha yatangiye no kwiterera story, abwira story y'ubuzima bwe, ari kuyibwira uyu mupolisi amubwira ati buriya niba utanabizi, ubwo nari mfite imyaka 18 naje kuba natera umugore inda, ariko ubwanjye njye naramukundaga, namuhaga ibipozi nkamuha buri kimwe cyose. Ndetse uyu mupolisi hano asa nkaho atangiye kugaruka muri muda, arishima. Nakoraga uko nshoboye kose nkamuzana buri kimwe cyose, ariko si byaje kugenda neza, yaje kuba yakitaba Imana. Uyu mugore aravuga ati nakundi mu buzima bibaho ibintu nk'ibyo ngibyo, bibaho byo kuba washaka umugore bikarangira agucitse mbega. Uyu mugabo yarahuye n'akaga ka danje, arangije aramubwira ati ndakwinginze byibuze reka banze ndebe umwana wanjye hanze, ndaza kugaruka byibuze nkomeze nkufashe muri kimwe cyose, turebe ko twaza gufata umugabo wawe tukamuta mu gaco byose bikagenda neza, sibyo? Niba unyemereye reka byibuze nsohoke ndebe ko umwana wanjye yaba agihari ameze neza, ibisamba biba bitamugiriye nabi, gusa ndaza kugaruka, sibyo? Cyangwa ubu ntegerejeho gatoya ndaje. Gusa hano baratwereka hari umwana muto wasohotse, arangije aravuga ati papa nari nkukumbuye. Uyu mugabo yaraje ahabira umwana we, haramuga ati mwana wanjye nari nkukumbuye. Yahobeye umwana we, gusa umupolisi ibi byose yararimo kubibona, haravuga ati mbega. Uyu nguyu aravuga ati mwana muto, maze igihe kinini nari hafi aha, hari misiyo nari nagiyemo, misiyo twayibonye ari ukwiba. Mwana wanjye kandi misiyo nayishoje. Umwana muto aravuga ati papa, barakwereka umupolisi ari kubyitegereza, avuga ati mbega uyu mugabo nubwo yaragiye kwiba hafite umwana mwiza bya danje mbega. Uyu mugabo ati mwana wanjye kuri ino nshuro ndi hafi kubona amafaranga yo kuba nakujyana kwa muganga. Mwana muto ati urakoze cyane, byibuze ubikoze vuba. Mwana muto aramubaza ati ese uriya muntu uri mu modoka ninde? Uyu nguyu aravuga ati ntago ari sheri wanjye, ni umupolisi wamaye rifuti. Mwana muto ese uri kubona imodoka ahantu iri? Umupolisi ibyo byose ari kubibona, harangije aravuga ati bishoboka bitera, abangaba bari hano bameze neza. Uyu nguyu aravuga ati uriya ni umupolisi twahuriye mu nzira hakama karifuti, gusa n'umwana mwiza nta mutima mubagira. Umupolisi yarasohotse ajya hanze ngo abanze asuhuzeho kano kana, noneho bakomeze kujya muri misiyo zabo. Yarasohotse umupolisi amaze gusohoka, ageze hanze agenda gake, ari mu kimodoka cyiza. Arasohotse hageze ahangaha asanga umugabo ari kumwe n'akana ke bameze neza. Ageze aha aravuga ati mwana muto umeze ute? Kana keza bite byawe? Kano kana ati n'ubwa mbere mbonye umupolisi muri no karitsiye, ubundi ibi bintu ntabwo byakundaga kubaho, nabonaga abapolisi ku makayi no ku bitabo, ntabwo nakundaga kubona abapolisi. Uyu nguyu aravuga ati mwana muto
ubu ndahari ndi muri zino karitsiye, ubu kandi nawe uratuje umeze neza ubwo mpari, njye cunga umutekano w'abantu n'ibintu, buri kimwe cyose ndagikora. Uyu nguyu aravuga ati ariko njyewe ni nyabapolisi. Biga uyu mupolisi ati ntugatinye abapolisi rega, ntabwo turi inyamaswa, turi abantu beza, ntabwo tugira umutima mubi, sibyo mwana wanjye. Umugabo ati mwana muto ntugatinye abapolisi, ni abantu nkatwe, kandi mwana wanjye nawe uzaba umupolisi. Rero ubu ngubu ntabwo wagakwiye gutinya abapolisi pe, sibyo mwana muto ati yego rwose ndabyumvishe. Mbega uyu mugabo nubwo yari igisambu, yari afite umwana yakoreraga ibintu byiza umunsi ku munsi, gusa mama we yari yaraje kwigendera guca agasheni. Mbega gusa aba ngaba baraha, uyu mupolisi avuga ati ufite n'umwana mwiza pe, ufite umwana mwiza, nanjye nakishimiye kugira umwana nk'uriya, ariko umugabo wanjye se yanca inyuma buri munsi, ibyo ngibyo bigakunda. Ukwezi maze dushakanye sinzi ngo byakunda. Uyu nguyu yaravuze ati hoya si ukwezi uri kuvangirwa n'icyumweru. Mbega umugore hano yari yavangiwe, ibintu bimumereye nabi, nawe ari wowe wavangirwa kubera yuko ibintu nk'ibi ngibi mw'abantu mwe umugabo yabigukoze akaguca inyuma, ni ibintu bibabaza cyane, bikakubabaza cyane. Uyu nguyu yaravuze ati nyine kuri ino nshuro byibuza reka dukomeze tugende, umfashe kuba nafata umugabo wanjye mufatire mu ruhame, byibuza njye kumufungisha nsigare meze neza, kubera yuko ntabwo natuza ibi byose ndi kubibona kandi bimfashemo pe, sibyo. Uyu nguyu ati ndakora uko nshoboye kose ngufashe kandi ndabizi biragenda neza. Uyu mugore aramubwira ati tuza wowe, ndabizi neza ko turabikora turi babiri. Barakwereka mu rugo rw'umupolisi. Umupolisi yarinjiye avuye mu kazi, umugabo we ari hano mu bitabo arimo gusoma ibitabo. Gusa umupolisi agiye kuzamuka, akebutse arebye inyuma abona umugabo we yicaye muri salo. Umupolisi arangije aza gake gake haza yegera umugabo. Mbibutse neza ko uyu mupolisi hano cya gisambo cyari cyamubujije kubwiza ukuri umugabo we ngo abanze atuze ace ku ruhande, noneho baze kumufata nyuma bitonze. Umupolisi yaraje aravuga ati amor sheri umeze neza, ko mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi ra. Umugabo ati rwose hari ibyo ndi gusoma ngomba kuzuza ejo kandi bikagenda neza, niyo mpamvu ngomba kubanza nkabikora, sibyo. Uyu mugabo uri hano yari umugabo wakundaga abagore bimwe bya danje, ndetse uyu mugore w'umupolisi aravuga ati sheri ndashaka ari ikintu tuganiraho, kubera yuko ndi kumva nameze neza, ndi kumva natuje muri njye, ndashaka ari ikintu tuganiraho. Uyu mupolisi yagize atya agira intebe neza kugira ngo nyine yicare baganire, sibyo nk'ibisanzwe nk'umugore n'umugabo, atuje ameze neza. Arangije aranza ariruhutsa gake aravuga ati ariko sheri kubera icyo utajya umpa umwanya koko, reba icyumweru cyose tumaze dukoze ubukwe si ujya umpa umwanya. Umugabo ati njye ntabwo njya nkunda kubona umwanya sheri, nimbona umwanya nzabikora. Uyu nguyu aravuga ati hasi kubera icyo ubabaza umutima wanjye, reba icyumweru cyose tumaze tubana dukoze ubukwe, nubwo nakunda kubona akanya, ariko si igihe mboneye akanya ntabwo byibuza twakagize ukuntu tubikurikirana, dore ko nkeneye n'akana, sibyo. nuko tugashoje nzabana n'utundi duce twinshi, ndabakunda cyane, nitwa Neza, nawe ubutaha.